Alleluia. N'umukozi w'Imana Évangéliste John MIGABO asuhuza none mu rwego rw'ubutumwa bwacu bw'ijambo ry'Imana kuri YouTube channel Professional Church TV kuri YouTube. Tugiye gusoza ubutumwa bwacu rero uyu munsi wa none tubusoze bwerekeranye n'inzira y'umusaraba wa Yesu. Inzira Yesu yanyuzemo kugira ngo aducungure, adutsindire Satani, adutsindire urupfu. Pasika turabisoza. Tugiye kubisoza mu izina rya Yesu. Imana ibane natwe, Imana ibane namwe. Ndabakunda cyane kandi mwese abakurikije ijambo ry'Imana bifurije umugisha uva mu ijuru utagabanije in the name of Jesus. Nukuri murakoze, ndabishimira cyane. Turi kumwe rero mu ijambo ry'Imana kandi nzi neza ko ntashidikanya na gatoya ko iri jambo ry'Imana turi mu munsi wa none rizatugeza mu ijuru. Dufata umwanya ducunguza uburyo umwete dukora mu buryo bushoboka bugoye rimwe na rimwe kubera imiroho y'isi, ariko tugafata wa mwanya ntitwirushye muri byinshi bya bindi bya Marita, ahubwo tugafata ibya Mariya kugira ngo igihembo cyacu kibe cyo mu ijuru, kubera ko ifunguro ryo ku isi Imana iratugenera. Amen. Tugiye kureba rero mu gusoza hari ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kuzirikana ku rupfu rwa Yesu. Ni ibintu bibiri by'ingenzi. Hari amagambo make akomeye yivugiye ubwe, hakaba n'ibitangaza byabaye amaze gutanga cyangwa se kwitaba Imana cyangwa gupfa. Hari amagambo Yesu yavuze ubwe, ariko buri jambo ryabaga rifite icyo risobanura. Nta jambo na rimwe Yesu yapfuye kurekura ridafite impamvu, nta n'igitangaza cyabaye kidafite igisobanuro mu buzima bwacu bwa gikristo no gucungwa kwacu no mu gakiza kacu ka buri munsi. Amen. Nuvuga ngo Yesu mu rubanza rwe, mu kubabara kwe, hari amagambo yavugaga, ariko nk'Imana akayavuga azi neza icyo agamije. Ijambo ryumutse akarivuga mu gihe gikwiye kugira ngo uyu munsi wa none ritugireho ingaruka nziza. Nk'ingero z'amagambo Yesu yavuze iyo dusomye muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 40 kugeza ku 43, yaravuze ngo ndakubwira ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Yabwiraga igisambo ku musaraba, byari bibiri, kimwe kiri iburyo bwe ikindi kiri ibumoso bwe. Abwira kimwe muri byo cyari kimubwiye kiti, Mana nugira mu bwami bwawe uzanyibuke, twe turabanyabyaha ariko wowe you are innocent. Ijambo ryiza. Twese dukeneye ijambo ryiza, ntabwo dukenera amagambo mabi. Ikirengwa ngaho nawe, ikindi gisambo ku ruhande ngaho se ikize mva kuri Imana. Ngaho ikize turebe. Amagambo aryana akomeretsa, Yesu arakomereka, ariko ikindi gisambo kiti nyamara nge ndi umunyabyaha. Je suis un pécheur, amusina, umunyabyaha, ariko Mana yanjye nta kintu nakora. I'm sorry, unyibuke mu bwami bwawe. Yesu ati ndakubwira ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ushobora kujya mu rusengero imyaka n'imyaka ariko wuzuye ibyaha, ariko hari undi ushobora kuza umunsi umwe akihana agaca bugufi ibyaha byose akabibarirwa, ugasanga rusaba wundi wamatanye n'urusengero rugitangira. You have to be careful ku ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana izavuga ngo kubera ko ngo wabaye mu rusengero ukaza ugatanga amaturo, ukaza ukigisha ukavuga ubutumwa, ariko wajya hanze ugakora ibyaha ngo uvuge ngo ubwo ngubwo n'urusengero. You have to clean your church in your heart. Ugomba gusukura urusengero rw'umutima wawe, wiki gisambo ku munota wa nyuma. Nta gihe kibaho
cyo kwakira agakiza anytime, igihe icyo ari cyo cyose, n'importe quand. Uyu munsi hano uvuze ngo Mana mbabarira, ndakwakira umutima wanjye, Imana irakwakira. Nyiri jambo yavuze Yesu. Arongera avuga ati ubababarire kuko batazi icyo bakora. Forgive them. Forgive them. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Because they don't know what they are doing. Forgive them. Sini imbabazi nabifuza ubushize tuzigaho cyane. Imbabazi z'umwuka. Kubabarira umuntu kugirira nabi. Yesu adusigira urugero rw'imbabazi zikomeye za nyuma. Kubabarira umuntu utagusaba imbabazi. Ntabwo guhiga ngo kugirire nabi. Yongera ibinyoro mu bibembe. Ukavuga uti forgive him. Mubabarire ko atazi icyo akora. Arongera aravuga ati uyu munsi ibyanjye biri bubagushe mwese. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagira bitazagusha. Ibya Yesu byagushije benshi. Abantu benshi ntibamwemeye, baragwa, bava mu kwizera. Ba Petero, abigishwa bose baranyonyomba, baramwihakana. Uyu munsi ibya Yesu nibikugushe. Ijambo yadusigiye kugira ngo turusheho gukizwa, niko nababwiye nkitangira. Hanyuma abwira abadamu bamuririraga ati mwebwe bagore, murababaye nibyo, kubera ko iki kibiri cyanjye kimwe kibabara. Ariko iyo mwari muzi yonge ntimwagombye kurira, ahubwo mwagombye kuririmba no kuvuza impundu. Nicyo ashaka kubabwira ko nge ngiye. Mwe musigaye rero, musigaye kuri iyi si n'urubyaro rwanyu, mwe mugombye kwiririra iyi si musigayemo y'umwijima, iyi si y'akaga. Ikindi ashaka kubabwira, iyo mwari muzi inzira nyuzemo namwe mukayinyuramo nkuko nanjye nabyitwayemo, mukagira ikirenge mu cyanjye, ntimuzasubira inyuma, mukemera kurwana urugamba, kabone niyo umubiri wababara, niyo umubiri wava ku isi, ariko ubugingo bwacu bukajya mu ijuru. Amen. Ni ijambo rindi Yesu yavuze. Arongera abwira abari bamaze kumufata, abwira ati mwebwe nigishije mu ruhame ahantu hose mundeba, ariko bibaye umunsi wa none ko iki nicyo gihe cy'isi y'umwijima, cy'ubutegetsi bw'umwijima buyoboye iyi si. Iki nicyo gihe, niyo mpamvu mufashe umuntu w'inzirakarengane. Ibiba ku isi twese turabizi. Isi ya Nyagasani, iyo urebye ibintu bibaho Satani uko yayigose, kuyikura biragoye. Ariko hahirwa uba ku isi nk'utari uwayo agana ijuru. Nta kibi mu buzima ndabitsindagira, ari nacyo buri nge ndwanira. N'ubundi ku isi ntayifashe ngo nyikomeze. Ku isi ikugaragura, ikagucurika, ikagucurukura. None nazabura isi n'ijuru. Kambura isi ariko nzabona ijuru. Haleluya. Amen. Buri isi, niba uri mu bukene, niba uri mu bitaro, niba ufite uburwayi budakira, niba ufite ubumuga, niba uri mu nzu z'imbohe, niba uri n'ahandi, wabuze isi. Hari abantu bafite isi niko nababwiye, bayifite bayirya. Yumva ko isi ayifashe kwe, yanagenda akayigendera, yagenda ukabona nyine araremereye, arakandagira ibirenge arashinga, nta kintu abuze. Wari ku isi yumva ko isi nyine ariyo juru rye, ariko twebwe tukandagira tworoshya. Ugomba gukandagira woroha. Ku isi si yawe, turi abagenzi, umucumbitsi burya ariyoroshya. We have to be humble. We have to humble ourselves because this world is not ours. Our destination is heaven in Jesus' name. Aho tugana ni mu ijuru. We belong to heaven. Turabi ijuru. We don't belong to this earth, this world. Isi ntabwo yacu. Nandi magambo nandi Yesu yagiye avuga yose ntabwo nayagera, ntabwo nayarondora. Ariko icyo ngamije uyu munsi, intego ya none uyu munsi
noneho ni ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Niho nshaka kugera kandi ngasoreza aho ngaho. Ubutaha tukazafata indi ngingo nza kubabwira nsoza. Turasoma muri Matayo 27:51-53. Matayo 27:51-53. Tubasome twumve ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Nicyo cya kabiri, ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga cyangwa kwigendera. Ngo murongo wa 51 aravuga ngo umwenda ukingiriza ahera cyane. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Utangirira hejuru. Utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Amen. Ntaryumvise ijambo ry'Imana. Karabaye, isi iratigita. Yesu amaze umutima ngo uraca uciye isi. Isa nifashwe na ntuza na earthquake. Earthquake ni umutingito, tremblement de terre. Isi fatwa na earthquake. Iratigita. Abera bari barasinziriye barazuka babonekera benshi mu murwa. Bitangaza byabaye bya nyuma Yesu amaze kwigendera. Karabaye ncungu ya bose. Ariko hari ikindi cyabaye ngo umwenda ukingiriza hera cyane. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero. ngo uruse utabokamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Uwo mwenda niba rirabura ntumbaze, wakwirabura byose ni kimwe do. Wari ukingirije gutya, urabona ko mutambura mu maso, ariko utabutse urupapuro rutabuyemo kabiri nkagira ni murandeba. Abantu bose barebayo. Aho hera urusengero cyane se hari hano ki? Ntabwo hagirwaga n'uwari we wese. Niho hasaga naho hari Imana. Muri ibyo bihe by'Abayuda, Abalewi, abapasteri, abapadiri n'abandi nkabo, ababishop, APôTRE, niho bashobora kwinjira aho hera bonyine. Hano bapfaga kubareba, bakagaruka bagaca inyuma y'umwenda bakaza mu bantu bakababona. Nta muntu apfa kurebayo, cyaraziraga. Ntabwo kundi uvuga ngo mu Isirayeli rya kera uvuga ngo urareba Imana ugakongoka ukaba washya. Kureba Imana mu maso, hari abantu bari bashinzwe kureba Imana mu maso. Ariko uwo munsi Yesu amaze gutanga, twese amaso yacu arafunguka, tureba ijuru, turebana n'Imana face to face, amaso mu yandi, les yeux dans les yeux. Sayanga yamba mvuga murabizi. Ntareba Imana aya ngaya. Andi maso y'umwuka. Abakozi b'Imana turebesha, abamenye Imana turebesha, abandi batagira tukabona Imana. Amen. Imana ukayibona. Hari ibiye nagezemo ndasenga, Imana irambwira, ndayibona. N'ubu ndasenga, iyo nkajya mu mwuka, Imana nkayibona face to face tukivuganira. Nta wundi muntu ngirayo. I don't need somebody to go to talk with God about me. Je n'ai besoin de personne qui est l'intermédiaire entre moi et Dieu, entre Jésus et moi. Dieu est mon Père, Jésus est mon frère. Je dois lui parler les yeux dans les yeux. I have to talk with Jesus.
as my brother. He is. Jesus is my brother. God is my father in Jesus' name. Ibi ndabihamya nshize amanga ntawungirayo. Twaraharebye, twari turi mu buyobe bw'abantu batuyobya, n'ibihe byaragarutse. Ibihe byo kugira umuntu ku Mana byaragarutse. Ariko we have to be careful. Bene data, nshize amanga, nshimitse twitonde. Pas de médiateur. Intermédiaire. Intermédiaire ni umuhuza. Vuga ngo hari urukuta rwitambitse ntashobora kurenga ngo ndutambuke njye ku Mana. Ubwo nuvuga ngo hari umuntu uhagaze hano ugomba kungirayo agaruka kambwira. Nye nkagarukira hano. Ibyo murabyumva bishoboka. We navuga bikagarukira hano, undi muntu akabijyana akaza akambwira ko Imana ivuze. Uwo niwe bita mediateur, umuhuza wanjye n'Imana. Ni jye ubwanjye n'Imana duhura. Ni wowe n'Imana yawe. Nibwo butumwa bw'uyu munsi. Yesu wa mwenda yawe utabuye. Hahandi bahishaga siki. Hari iki? Uwo nguwo ngirayo uko yiriwe, uko yaraye, amateka ye ndayazi. Umwira ngo arangirayo. I know myself. Uriyize ubwawe. Niba udatunganye ushaka kujya imbere y'Imana. Ariko niba nzi ko ntunganye, niba natunganye ndaca bugufi nsaba imbabazi, nimara kwera nigireyo tuvugane. Ni mvuge igitekerezo cyanjye, Imana insubize. I did it many times and I received what I needed. Nivugane n'Imana, mvugana nayo, Imana nkayigwa icyo nshaka kandi kansubiza. Amen. Ntawe ngomba kuvunyisha kujya ku Mana ngo ngire ombudsman umvugira ku Mana. Abo barewi ntabwo bakibaho. Umuhetsi w'urusengero, un clairvoyant, umuntu urebera urusengero, uvugana n'Imana akaza akabwira urusengero, akaza akabwira itorero, abandi bagatega amatwi. Ibwiye niba ugeze mu rusengero rwo kwisi iragusubiza. Umuhanuzi wishyurwa, utuzwe no guhanura, agahera mu gitondo ahanurira abantu, utamuha amafaranga akavuga kuri imbutse, akuzana ubuhanuzi bubi, wayamuhereza akakubwira ubuhanuzi bwa benediction, imigisha. Ntabwo ari haleluya, ahubwo birabasha. Umuhanuzi, abahanuzi b'iyo nyama nakira bahozeho. Korera amafaranga, have to pay. Nishyura ndabona ubuhanuzi bwiza, nishyura ndabona ubuhanuzi bubi. John Imana igukuriyeho urupfu, ubundi se irarungurira uzatura nk'umusozi. Nzi ko nzapfa ariko uravuga ko Imana inkuriye urupfu kubera iki? Imana nishaka ko mbaho kuri plan yandemanye ndiho. Igiza avuga iti plan yawe nakuremeye kwizira rangiye, come to me, nzagenda. Nyama bavuga ngo kwitaba Imana. Imana yamuhamagaye, yayitabye, nzayitaba. Tibi nukwitaba Satani. Ntabwo Imana inkuriye urupfu, Imana ikurinze accident. Ibyo ni biki? Ariko ibyo ni biki? Abahanuzi b'ibinyoma muri mu biki muri iki gihe mwese abantu? Uri mu bihugu by'Uburayi, ufite umuhanuzi muri Afurika uhereza amafaranga buri munsi, hafi buri kwezi. Akwizeza ibitangaza, imigisha, Imana iguye urupfu, wari warabuze ubyano none urarubonye, ibi n'ibindi. You are wrong. Wamuhanuzi nawe you are wrong. Urabeshya abantu. Niyo mpamvu mu gusoza nabwiye ko urusengero rwacu ruri professional. Yesu nta emotions yagiraga, urusengero rwacu nta emotions rufite. Ntabwo yigeze ajenje ikintu abigishwa be. Narimo yagiye ati bazabanga, bazabagirira nabi. Ntabwo muzabaho muteta.
urumva franchement ntabwo muzaba muteta nta mukozi w'Imana uteta wateta kuri iyi si se tuzateta kuri data tugeze mu ijuru tumutetaho turi mu rusengero ariko ntabwo watetera kuri iyi si wateta se mu biki ese nta muteta ifite ariko ese irasharira ahubwo uramanurira guteta ubutunzi burenze urugero ku isi nabwo gushobora guhitana ntabwo wamanurira ko ndi umukozi w'Imana Imana nyetse ko nyikorera by'ukuri akaza akambira ngibyo kandi ko ngomba kuba careful Imana yambwiye ngo ba careful witonde ube wise Imana yambwiye kuza ukayikorera nasenza abantu barasengera nasimbihakana nshobora gusengera umuntu arwaye agakira nshobora gusengera umuntu icyo yifuzo cye nkagishyira imbere y'Imana tugafatanya twese tugasenga urwo nirwo rusengero rwo kwisingiye gusorezaho urusengero rwacu tukarweza niyo mpamvu urusengero rwacu rwitwa professional rw'umwuga hano cyangwa se hano washaka yavuga umutima cyangwa akavuga ubwonko d'abord ukabanza ukiza wowe ubwawe first of all icyo nicyo cya mbere ukumva kuri kumwe n'Imana yawe warangiza ugakurikira rya jambo ry'Imana ecclesia cyangwa se église assemblée culte ukajya abandi bandi sabonetse bose si ibintu byose bije mu rusengero n'imyanda yose bakoyoye na Yesu yarabakubise mu rusengero bacururizamo abo bacuruzi bakora za business n'ibindi Jesus doesn't care about these ones icyo Yesu areba ni inkomangi wawe inzinjira mu mutima wawe mu nkingurira hama numara kwinjiramo sanga abandi ngo mu gusoza Matayo 18 urumva ko bavuga reka tuhasome twumve dusoze 18 20 dusoze ahangaha kuko aho babiri cyangwa batatu batiraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati muri bo hagati yabo in Jesus name muri babiri muri batatu it is enough for me icyangwa nuko muterana muhuje umutima mufite urukundo mufite umugambi umwe talking about Jesus guhamya Yesu cyo muhuriyeho ibindi by'amatiku by'ibindi muteranye gutyo Imana ntabwo ibihari matiko mwavuga ibi undavuga mugenzi we undavuga iby'urwangano undafite inzika undasa n'ibyivangura n'ibindi Jesus is not there ariko ni muterana muvuga muti Yesu wadupfiriye ku musaraba Yesu umwana w'Imana Yesu Mesiya wacu Yesu urukundo rwacu Yesu mbabazi zacu Yesu mahoro yacu I am with you everywhere you are aho mwamuri hose niba mwamuri mu mwobo singomba ko mujya mu nsengero nzazibereka niko nababwiye zazindi zubatse mu buryo bw'akataraboneka zabuza abazijyamo ariko nimujya no mu mwobo nimujya no mu ndani muri babiri cyangwa muri batatu mukavuga ati Mana nukuri turi kumwe nawe nukuri turagukunda nukuri dukunze mbere nukuri uri Imana y'urukundo nukuri turakwemera Yesu turaguhamya kuri isi nukuri nawe uzaduhamya no mu ijuru nukuri umwana w'Imana twagukingura imitima yacu winjiramo bana natwe none uyu munsi wa none uko turanye gutya nukuri tubabarire dukoreze ibyaha byacu turifuza guterekera ijya mu cyawe kandi Mana numara kuduha gakiza tugashyira n'abandi in Jesus name mwakira ijambo ry'Imana umukozi w'Imana Évangéliste John MIGABO basuhuza ndishimye cyane kubwira ijambo dusangiye kandi ubundi tuzakomeza mbayishi ibanga rero tugiye kwinjira mu yindi ntego ngiye kubatera amatsiko la curiosité izakurikiraho tuziga urukundo imbabazi amahoro amagambo ngahe atatu aya magambo tugiye kuyasesengura tuzahera ku mbabazi tumanuke ku rukundo tugere no ku mahoro Imana izadufasha Mungu azatuyobora mu ijambo ryayo in Jesus name amen